Ndi papa SAVA. Mumeze neza ariko? Ese ko mbona bamwe batabyishimiye? Mumeze neza? Kunyota yacu? Aha. N'umuntu bataraha. Twumvikane, hari akarise ngira ngo kanyuzeho kwicyo buri wese agomba kugira gute gufata. Ninde utiyanditse? Simoni. Umva. Bavuze ngo abantu bose mubahe izo nzoga nago muri buzinywe. Aravuze ati reka ngire nanjye mbere. Bavuze ngo abantu bose mubahe. Nibyo rero ngengera mbabwire. Mwiyaranje uko mushoboye kose murye munywe kugira ngo nyiri birori abashe kwishima. Kuko yavuze ati je bitewe n'ahantu mvuye. Umunezero wo kubona abantu banywa bagashira inyota bakarya bagata bavuga intangiriro y'umushinga wanjye. Nico kintu kiri bunezeze. Umva bavuze ngo abantu mubahe. Meraho. Abantu mubahe ku buryo tubirya tukabimara. Papa SAVA karibu. Oya nta kibazo ibintu biriho. Bavuze bati buri wese arye kugeza igihe ebana. Mugabane. N'ubusabane ibintu biriho. Niko kantu nanjye kwagura papa SAVA. Uyu muvandimwe rero njyewe twari tuziranye kera atarabona amafaranga. Ariko ngereka nkurikirane bya Oya ntacyo reka mbabwira abavandimwe batabona ibintu bimeze gutya bakagiramo. Uyu muvandimwe njye tuziranye kera atarabona amafaranga. Ndimba. Urabona yarafite akantu k'agashinga gaciriritse. Urumva? Noneho uyu muvandimwe abayeho mu buzima bugoye bukomeye. Ejo bundi urabona ko baduhaye amahirwe yo gukoresha ikoranabuhanga yari yicaye mu mujyi. Hariya muri taje hariya muri nuza muri free zone nuza cafe. Oya hano habe internet y'ubuntu mu mujyi. Oya twabyumvise ko ari mu mujyi. Oya hano imbere hari habe internet y'ubuntu mu mujyi. Turahazi. Muri day free zone. Turahazi. Noneho aragenda aravuga ati yikundiraga internet. Aragenda ajya kuri internet y'ubuntu mu masaha y'akagoroba. Hari abajyaho bakajya kudownloadinga ibintu bidashinga. Ariko yaricaye adownloadinga ibitabo by'abahanga. Amaze kudownloadinga ibitabo by'abahanga arasoma. Arangije hari inama yabaye ku isi ku rwego rw'isi. Hari inama yabaye ku rwego rw'isi. Urumva papa rero bibabwire none ya nama yabaye ku rwego rw'isi. Mutuza ariko twumvikane. Ariko se ko muri kuyagara mutaranywa. Arangije none hari inama yari kuba ku rwego rw'isi ijyanye n'ibintu by'inuza by'abastrologue. Abake? Abastrologue. Nibyo bijyanye n'ibyo. Atanga ibitekerezo. Sobanurira abantu. Atanga ibitekerezo bijyanye n'ibyogajuru. N'ibintu bagenda mu isanzure. Atanga ibitekerezo. Kwa kundi bari barimo batanga ibitekerezo. Aho se urinda kuba ngo ningewe usemuye wari wabyumvisha. Uranyiyamye iki? nare imbere batwira Wari wabyumvisha. Reka batibwire. N-Gitariro. Wari wabyumvisha uretse ayo mahane ya? Mugerageze koroherana. wagira ngo ibintu ni ibyanyu mwese. Umuvandimwe atanga igitekerezo. Amaze gutanga igitekerezo urumva abantu b'abahanga ibihugu byose byari byateranye by'isi. Amerika yari hari, Ubufaransa, Ubushinwa, Ubwongereza, zose za Angleterre na za Russia na za United States of America. Noneho n'u Rwanda rwari ruhagarariwe. Urumva umuvandimwe yicaye yariya neza ara internet y'ubuntu mu mujyi. Yatanga igitekerezo. Kwa kundi ibitekerezo babizamuka birimo bizamuka kwa kundi film irangira haba hajemo igitekerezo cy'uwo muvandimwe wacu. Igitekerezo abantu bose barakireba none ukabona abanyamerika barimo kukira gutya rukuntu bambaye turinete ukajya ugira gutya utabona n'inyuguti ukadusubizayo. N'abarusiya barareba bahita bavuga ngo what is coming from this idea? Noneho ubwo bari babashije ngo iki giti Ubwo yaravuze ngo ikindi giti cyatarabivuga. Yaravuze ngo biri uriya muntu ngo nuwa hehe ngo tuko tubona cyangwa igitekerezo. Sibyo.
gitari wibwira ko njye ntazi gusobanura siko yarabaze baza digi siko uriya muntu ni uwa hehe ko tubona atanze igitekerezo cyiza what is coming from this idea ni uwa hehe noneho bahita bareba neza hari ukuntu bahita bareba nimero za telefone nyine zohereje bahita basanga ari iki ari from Rwanda yaratanze igitekerezo rero kimeze gute kinyamibwa igitekerezo kinyamibwa yaratanze rero cyari igitekerezo kijyanye no kubungabunga ikirere icyo bita isanzure hariya bohereza ibiki ibyogajuru sibyo navuga simuzi ko dufite satellite mu Rwanda iba mu kirere we none yatanze igitekerezo ukuntu ari ukuntu bira bisatelite bigenda binyuranyuranamo bagomba kurengera isanzure kugira ngo bitazajya bigongana n'imibumbe barebye uwo mutipe baravuga bati kumbe niwe utanze igitekerezo ariko ntibamubonaga ubwo babonye yari hari mu mujyi neza no yatangira ubwo babonye inyandiko we ntibamubona ariko noneho kubera ko u Rwanda rufite tekinoloji ya danje bagahita bakubita bya n'ibyanuza bya wifi bakubita ba wifi bakayakura u Rwanda u Rwanda babanza Afrika ibitiza hahita haza East African itiza hahita haza u Rwanda hahita haza umujyi wa Kigali hahita haza ku gakaritsiye bahita bamubona yicaye none kuri ako gatebe hariya muri free zone ka free day ariho yicaye kuri ka gatebe ka network free online live bahita bafata nimero ye bahita mu telefone umuntu amutelefonnye n'umuntu wari wahagarariye u Rwanda allo bite ni byiza ninde tuvugana ariko ubwo kugira ngo amuhamagare abo bazungu bamubwira na satellite mu Rwanda baravuga bati uriya muntu turabona ari uwanyu mutubwirire bahita mu telefone ahita amuhamagara no kuri park ya Makeya ahita mu telefone allo ninde tuvugana ahita avuga ngo ni ntuza uyu grand frère harya yitwa nde BAZA BAZA atavuga ngo nitwa BAZA BAZA ni wowe tuvugana nijye tuvugana oh la la ahita mubona no kuri screen bahita mu connectinga baramubwira ngo ubu tuvugana tukugize ambasaderi wa UN ku isi yose ushinzwe guharanira urujya n'uruza rw'ibyogajuru mu kirere mu buryo bwo kugira ngo bidateza akavuyo mu isanzure wamwumvise niyo mpamvu rero twahuriye ahangaha hari n'abatari bazi icyaduhuje bahita bamwoherereza iki gikombe nagiye kukizana njyewe na BAZA na papa SAVA urumva neza tujya kugifata kuri airport turi kumwe nawe mwakibonye ese ko mutajya amashyi niyo mpamvu noneho yavuze ati murya munywa kugeza igihe mushire inyota nimushaka musinde ntabwo wenda nizimba mu magambo ibingibi hari umuntu warushinzwe kubiyobora MC by'amafaranga wenda MC yakomeze murakoze nagira ngo mbakanya noneho mukomerezaho naringejeje nagira ngo mbabwire ikidurije ahangaha wakoze kuhambera ngaho bwana mu byicaro byanyu ugize neza babyeyi rero nshuti bavandimwe muryango mugari ngira ngo murabize nkuko twabyize mu itorero ry'igihugu intore zigira ibyiciro uhereye ku ntoragura amayogi ukagera ku nongi wava ku nongi ukajya ntihagire umfasha twari tuvuye ku nongi hakurikiraho inkomarume noneho nyuma hagasoza cya cyiciro cyo hejuru gihambaye aricyo bita abakogoto umuntu nko mu gisirikare yageranya na general twongere duhuze ibiganza rero dushimire natinze mwihangane ibyo rwose hari ibyo waruzanye urebye ikibazo ukuntu kimeze nagize gutya mpura n'iki burya mu kazi tugira duhura n'ingorane harya witwa nde reka umuntu nitwa
Maître d'hôtel nako Maître Tami Hatungi Maître d'hôtel na kajagari mvuyemo reka mbasetse umuntu ageze gutya agenda atanga commande ngo bamuhe jigo dushifre agezeyo mu mutipa ati ngenzi kuyutsa arangije aragenda kura inzase yazihene arotse umukiriya bamukubita inzase yazihene kubera comparative abantu bumva jigo dushifre ngo bakagira ngo namaze umva tu izo jigo de chevre neyo commande bihuriye n'ibyo turimo ibyo byose ni ibibazo duhura nabyo ese turi mu bibazo aha mise mbona n'ikiraka erega burya ndumuhanga mise mbona n'ikiraka cyo guhugura abantu guteka amasosa akonje n'amasosa ashyushye okay urakoze cyane za sosi mayonnaise sosi vinaigrette ayo ni amasosa akonje genda ubutegura uwo mushinga wawe neza noneho ibindi turi buze kureba hanyuma ariko hari ibyo nigeze kumva mfite umuvandimwe ahangaha kandi uwo muvandimwe sekuru byara se avindimwe na sogokuru ubundi ko ndebe imyanya yose mwayimaze ni ukuvuga ko nta muryango agira icyo kibazo kuki mutakiza bagucuze umwanya suri he hato oya munsoba umukanya nafata rutema ikirera kogoga akasubira hanze okay urakoze cyane ndafe genda bagushakira aho wicara oya ntabwo njya ese ndi matuye ko ndebe uri kureba nk'intu genda dukomeze nese umagurutse pasiteri cyangwa mpagurutse dafaguruka mvava ese nyuma ntabwo hari imyanya hanyuma mumushakira aho yicara ibindi turi buze kureba ko mba nizenga afata umwanya kw'umuntu akira pfa kujyana n'agafoto ntabwo twiganye muri primaire mwigana he uzi icyo mupfana dafi akira ijyanire n'agafanta yawe nakari kagizemo ntabwo nabura umwanya mu ngira ngo rero murabizi aba ari urugendo rutoroshye kugira ngo uve ku ntera cyangwa uve ku rwego ugere ku rundi rwego runaka ngira ngo ni ibintu biba bishimishije cyane ndagira ngo rero buri wese nizere ko buri wese bamugezeho tumemeretse tuze gatoya ibyiza wese witwa ndetse nitwa Emile Solution nitwa Emile Solution Emile cyangwa Mire Solution mwana wakurikira n'uwangirira yego hanyuma ufite iki cyo kuvuga kifite kuvuga ndakivuga ko utase abantu bicanga mbare babyigana kandi umuryango ari uwanjye ese ubundi hawe girana n'icyo kwaje kandi okay murakoze nakabakuru ugarukiye tarakomeza ariko se ibirori bigiye kubi mwese ko murebana kira kuri liste nawe wese harya witwa Madederi Silvaniye ngewe uyu muntu ufite ikirori uwo muhungu je ni mubyara wanjye urumva munyitegereze we niba uzi no kureba neza wowe musi urasanga turasa mu bitugu tugasa amatwi ahantu hose turasa uturebye ngewe ubona dusa rwose hanyuma se hari uwigeze abihakana ko ari mubyara wawe bihakanye ikibazo ko mbona mwese mwitaritse aho ngaho muri izo ntebe uwo mwana ubundi mupfana iki nkawe we madudu muragiye mudushyize inyuma muraje mwipendekeje imbere nta n'isoni muragenda mudushigika inyuma nkaho ari arakoze Madederi nta bya Madederi muvuka ikibazo cye muciteho ndicara imbere nyabuneka abashinzwe protokole mudufashe mutwitarize abantu imyanya murifata bakadushyira inyuma ukagira ngo iki kirori ni icya mubyara wanjye nyabuneka dukura ibiganiro mu matsinda kugira ngo tubashe kugendera hamwe nkuko nabikomojeho rero nababwiye ngo inzira y'ubuzima je mfite ikibazo aba bantu bose bari kwipendeza mu muryango wacu ko ntigeze mbabona ubundi komeza nta kibazo mubyara wanjye wowe icaza hasi mubyara wawe bakomeza ntabonye niba ari n'ivanjiri ntagatifu arabayivuga niba nambi ngo ni ibigori ndarya ibyikise naje kurya mu shikaki mwese murankurikira nitwa N-Gitar N-Gitar hari ngo ni ibiki N-Gitar cyangwa nari ibyo wize ngaho andikanyira gitari bapfa kuba bazi bavandimwe beza rero kumvikane kandi ntagire uca mu ijambo naravunitse we narakoze cyane kugira ngo uriya mwana ibi byose abigereho ni ukubera uyu mwana yapfushije nyina umva
mu minsi nk'ibiri nari mushyitseho ndavuga nti umwana yonkaga kandi murabizi ko umwana wanjye wanyuma yari afite imyaka igera kuri 15 ndemera ndagenda ashaka umubimba afura hari uwuzi ndawunywa koko ndawunywa bihagije mbona amashereka ubwo ni nko mu we mwaka Nyiragitare ubwo ni nko mu we mwaka none se afite imyaka ingahe ndakwiyamye Hatu ndakwiyamye nagira ngo mubanze mutuze kugira ngo mutuze twumvikane umwana ndamwosa umwana ariga umwana arakomeza agera ku rwego rushimishije nkuru ariko sinumva rero ukuntu mwipendeza mukipendeza niko Suzana aho wahipendeje nkandi ariko kuki babatumira mwebwe abahabutamwa mukiyongereraho ngenda ni gute ufata umwanya nkuka mukecuru ndi nyina wa nyoko surasharisha rugaho ubu ngiye urabona ndeka tagira unjegara tangira inyuma ntabwo ndi mama mumushakira inyuma njyewe uyu muvandimwe twiganye muri poromosiyo ya mbere ya poromosiyo yanjye ubu urabona ngiye nitumiye inyuma umva uhagurutse mvira mu mwanya w'umwana wanjye mvira mu mwanya w'umwana wanjye havuta muhutaza kwicarira amafu havuta muhutaza aso nerega mwipendeje muri panga nishize imbere kandi ngewe noneho ibiryo babigabanyagamo kabiri kugira ngo dukunde ahubwo kujya mu kimbo ahubwo niba nawe ubivuze neza ukitanga urakoze Imana izaguha umugisha cyane nizere ko nta wundi rero yongera kumagurusaho nicaye MC ubitekerezeho aragabyiga twihagitse ku buriri yaboneka ibiganiro tubikore mu matsinda twaje mbere tukicarira neza bakatuvana mu nzira hanyuma rero mwakoze ibirenze uko nabikomojeho ubuzima ni nka etape par etape umuntu aravuka agakura akiga nyuma yo kwiga byo gukambakamba ubwo nagiye mbisimbuka nanze kugenda mbigira akiga amashuri aba incuke akajya mu yabanza akagera mu yisumbuye akagera no ku rundi rwego rwo hejuru buriya niyo mpamvu abahanga bavuga ko kwiga bitajya birangira ngira ngo uyu mwana wacu kuba ageze kuri uru rwego ni ikintu gishimishije cyane twongere duhuze ibiganza rwose twese Imana ihabwe icyubahiro umuryango mugari wacu bagabanyagamo minerivare 3 sha akora amadede ura warakoze nawe bimpangaritse baripangariye ibyo byose ninde wabibabashije zibaho ngaho ganisha urabakiranye murakoze cyane rero mwese mwakoze kwitabira Imana ibaha umugisha burya kugira ngo umuntu yigomwe umwanya we ungana gutya awuguhe biba bigaragaza ko uri inshuti y'akadasohoka ndagira ngo rero uyu mwanya dutumire Kizigenza atambuke rwose ni wa musore w'ibizigira uko nuko niba ntashari rwose niba ntashari amashyi rwose oya dore dukora mu gihugu rwa mudahumeka ingamba niruti ubasana asasana hatutunge gusa reba iriya misayi reba ko atagiye kuzamera uruhara nawe ufite seriviyete zagiye ngo mudutize reba urwo ruhanga ruharaza umucyo rwa Hatungi banze tumwakire rwose pe reba rwa ruhanga ruharaza umucyo ni Hatungi ibitsike ni Hatungi noneho mucunge murebe oya Hatu mwana wanjye we ntago wantanga kumuramutsa mama yiwe reba buriya bwana ntanga kukuramutsa uretse Nyiragitare uretse nkwayi muntu pe ni mama y'Imana ndabatanze data we no reba buriya bwana ko mutagiye kuzaresha n'ubwa Hatungi warebye murakoze cyane ba basore n'inkumi bari muri serivisi rwose nyaboneka murebe ntihagire ushirirwa ahangaha turi mu Kidakama ndagira ngo nimutuze gatoya ndagira ngo rero nsabe Rwema rw'inganizi wegere ijoro n'impano MC
nugira ikibazo umwanya w'Imana turawugeraho ndagira ngo urambura amaboko gutya ubasuhuze like president. Nibyo koko twavuze byinshi kandi ibyishimo bivugisha ibintu byinshi cyane. Ibyo twavuze byose rero twabivuze kubw'uyu mwana wacu. Nyaboneka nimutuze kugira ngo tubashe kumvikana. Aha tuhumura barakuzanira indi nzoga humura. ahubwo se urakoze Ngira ngo nkuko nabikomojeho rero uyu mwana ageze ku rwego rushimishije cyane. Twongere duhuze ibiganza. Genda buze Petit frère, ndagira ngo rero kano kanya kuri uyu munsi we ntago ashobora kubura ijambo cyangwa message nziza yabaha nk'umuntu ufite urugendo yanyuzemo. Ndagira ngo nyaboneka ijambo ufite impano. Yego madede. Ndagira ngo rero nyakugira Imana umwanya n'uwawe dusangize ku byishimo. Ubwo urahera kuri presentation apari y'umuryango n'abandi bose. Kora mu nganzo bwa urabizi ko basuwanye na basokuru bari bazi kwivuga bazi no kwivuga. Hatungi Satu tuzanya mwana. Murakoze cyane ndabasuhuje. Nkuko babibabwiye nitwa Basabose Jean. Ubu mureba ninjye watumye muterana mukanywa mukajya mukishima. Rero iyo umwana amaze gukura ntabwo ibibazo bye byitirirwa ababyeyi cyangwa se umuryango avukamo cyangwa se ngo rubanda bamurere. Nagira ngo mbabwire yuko kuba ngeze aha ngana gutya mwishimye munezerewe mwaje wanjye hari umuntu mbikesha. Yego rwose ayine ariko mwamuhaye amaki rwose. Nyiragitari mutuze twumve. Gusa iyi si yacu irimo kutwekeza ahantu hatari heza ho kwikunda. Ubundi u Rwanda rwacu umuntu yagirwaga nabe akagirwa n'uwe, ariko ubu siko bimeze. Nabonye mwakumye amashyi mwishimye amadederi. Nanjye Wewe witwa Hatungi ubizi se ko se mwana tubuza kuganira kuri byinshi buriya rero atuburetse turi buze kuguha umwanya uhagije kandi ihangane. Uzagiza abagabo maremare Komeza. Ntabwo umuntu ushobora kuzabira n'ubuki. Ariko se reka twumve. Nyaboneka nimutuze ngaho komeza. Umwambuye ijambo noneho tubimenye. Cyambere mwana wanjye. Aho rero nababwiraga nibo nabuze ubwo namaraga kubura ababyeyi bakansiga ntacyo nsigiwe. Ndagira ngo mumbabarire muniza amatwi ngira ngo muri kumva noneho ageze hahandi hakenewe. aho special niba ari special niba ari solution uriya n'uwo mu muryango yagize ibyago. Hatungi nukomeza gusakuza ndabwira abasekirite bagusohora. Semwa mwambuririye. Ceceka rero. Bamwe muri mwe hari abanyimye icumbi, hari abanyirukanye shishi itabona, hari n'ababwiye abana babo ngo ntibakange nk'abagenda inyuma ngo ntazajya mbihomaho. Ababyeyi bamwe muri mwe mbese nari mbabaje nari uwo kuramirwa kugira ngo ntapfa. Ntugire ikinigamwa Hatungi ndahari humura rwose. Humura. Ufite amagambo menshi. Ufite amagambo menshi. Maze gusinda. Komeza. Gusa icyaduteranyirije hano naje kugira ngo mbere ku mubyeyi wanjye wa nyawe. Umubyeyi wandeze akama amata. Umubyeyi wemeye akambonera ikiraha. Umubyeyi wemeye akambonera utunyobwa. Umubyeyi wemeye tugasangira akamatera k'agace.
ariko se agiye kumutwereka kuki mujurajura muri mu biki. maze amezi 6 ndangije kwiga ariko 2 ntarabona akazi yajyaga amamagara akambwira ati ufite itike ikujyana mu kizamini kuri duke nari mfite anyongereraho ngura akagare ubwo nibwo buzima nari mbayemo. Ndibuka yajyaga amamagara akambwira ati mwana wanjye ngwino ngusengera akansengera kugira ngo Imana izangeze hano mubona ngeze. mwana wese wamburaga kandi nari ndi hafi naje burya naje kukumenya nyuma sha naje wimuca mu ijambo ariko reka murabizi yego murabizi kuvuga turi kubyumva ariko Hatungi rwose agahinda ndimba mwana yawe komeza byejuru. Nagira ngo umubyeyi wanjye wandeze haguruke mubereke aze imbere yigira imbere ibi byicaro byiza nateguriwe ubundi niwe wabiteguriwe kuko niwe mubyeyi wanjye. Yagita icara wowe ntabwo uri umuntu reka atambuka mu mumera amashyi menshi cyane. ibintu barabiromba umugabo se umubyeyi w'umuntu ati umusore ariko nibi barabiromba ndakwiyamije ngo hagarare neza kugira ngo bafate amafoto. oya ibyo yavuze nibyo kuko ibyo bibazo uyu mureba ari imbizi rwose nuko niwe wangejeje aha ngaha. ubu ngubu nabonye akazi keza nsigaye mpembwa umushahara mwinshi mwebwe mutatekereza. niwe wemeye kumfata tukararana ku gasate k'akamatera yari afite. Nyiragitari ntiwanyimye icumbi ntiwanyimye icumbi. Madede sinamuhamagaye kuri telefone nkamubwira ngo anyohereze 5,000 ndenda gupfa inzara iranyishe. Madede wansubije ngo yabona nimutuze akira ibirahure byanyu mu bijyana. reka tugenze make kugira ngo gusa mfite imodoka ngendamo mfite 2 imwe ndagira ngo nyihe umubyeyi wanjye dore ko nake ngiyi. Iyi ni impano namuzaniye kugira ngo nyimuhereze. Iya azajya yigendamo uzajya uyigendamo ntago ari ibi gusa. Amasengesho wagiye unsengera Imana izajya iba imodoka ngurinde nguhinde nguha kontaki weho uzajya uzigurisha uryohe umere neza mubyeyi. hanyuma rero abatarimo Hatungi na Nyiragitariro na Madederi dukoma amashyi cyangwa nabo bareke kuyakoma. Mufate utwo turahure twanyu asaho mwicaye habaye namwe kurwanira imyanya baravuze ngo turyoherwe kubwo uyu munsi mwiza kandi umunsi abayirwaniye imyanya bayirwaniye murumva hari iki bamarira. yanza kubimenya simba naremeye cy'umwana wanjye ubu koko uragaragaye muze. tubashimire cyane ngira ngo mwabyumvishe. Iri ni ryo jambo nyamukuru abwirwa benshi akumva beneyo kandi ugira neza ukayisanga imbere. Nyiragitariro nawe Hatungi n'abandi bose ibyo mwabibye nibyo musaruye mwihangane uracyakomeza komeza cyane nawe ntihongere kumvuga Salima ndakwiyana. Mubyeyi wanjye rero dore igihe twabaga turi kuri kakamatera k'agace nijoro tuvirwa urabyibuka dufite agahinda kenshi mu mutima ukambaza ati se mubyara wawe mama wawe papa wawe abavandimwe bawe
nkakureba nkakwihorera ariko nkimyoza dore uyu niwo muryango wambazaga urababona ukuntu bicaye ariko namwe nagira ngo mabwire ngo ineza ugiriye umwana muto waba ushaje ukagirira ineza umwana muto uyisanga imbere uko ugenda usaza ugenda urundura mu myaka ineza uyisanga imbere uyu murabona ko ni umusore ukiri mutoya wamfashije nawe wagenda ugafasha N-Gitare ugenda ureba ari abana nabo bari bameze nkanjye ubafashe ureka amanyanga no kubeshya no kwirirwa unyanganya usabe ibyo kurya n'ibyo kunywa baguhe nimujye munywe munezerwe mwishime ku bwanjye kuba mubikeshuye naho ubundi ibyo mwavuga byose muri umuryango gito Imana